sasa ramuzantsindira. Undi nawe aravuga ati man ati wana uziko abantu tuba twitangira igihugu abandi bamwe mutifuza ko twabamo neza mu cyo gihugu ati mwe muba munaturwanya rwose ati muba munarwanya ubutegetsi bwacu ibyo bintu mwe mukora mubona byemewe ibyo bintu mukora bari byo. Undi rabyatireka mbere cy'amashusho mbere cy'ukuntu byatangiye ibyo bintu mwadukekeyeho ntago ari byo. Sasa rero hanga bagiye kutwereka kugira ngo uriya musore w'umusirikare abone uyu mukobwa n'uyu nguyu ari ibintu barimo reka bakore ukuntu byatangiye. Abo ngabo hano bari mu shamba bavuga ati ahangaha tugiye kunyura he ati se none mwana turaza kuba twacize nzira kugira ngo tube twabasha kuba twagireho vuba vuba ati twe turaca mu nzira za hafi zirabasha kuba zatugezayo vuba vuba. Undi aramubwira ati rwose ibintu duca hano ngaha niho mbona ari hafi. Uyu mukobwa icyamurumye ni igiki sasa rero ngiyo ni inzoka yisirumye iki uyu mukobwa ku kaguru nyagasani reba neza ngiyi ni snake niyo yagize ute ese muruma ku kaguru undebere. Abangaba nibyo barimo bereka amashusho bariya. Undi nawe aje kugira ute aje gutabara. Sasa rero ese itera n'ishoti yanzoka mwabantu ese ikubita iki ishoti akimara kuhereza ishoti araza aravuga ati reka ndiwe mugenzi wanje icyabaye. Sasa rero uyu mukobwa hano yatangiye gukuramo imyenda avuga ati wowe ati ndebera ahantu uharebe neza ari no handi twatangiriye. Sasa rero uyu nguyu yatangiye kuba yamurebera ahangaha uko ubibona urabona ko yamurumye yahise agira n'igisebe kandi iyi nzoka ikurumye ku kaguru cyangwa se hose ku mubiri wawe ndabizi neza ko ugira ikibazo umuntu uri wese agira ikibazo. Sasa rero aya mashusho uko yareba gutya wagira ngo abangaba hari ibindi bintu barimo kandi ibi bintu si ibyo tu nta bindi bintu barimo uretse kuba uyu nguyu yahise avuga ati reka nzengire ute reka ngufashe. Sasa rero uyu nguyu yatangiye gukuramo umukandara akimara gukuramo umukandara wiwe atangira kuba yawufata aravuga ati reka nguzirike kwa kaguru kawe wenda ikintu kiki cy'ubumara iranzuka yari ifite kirabasha kuba cyagira ute cyabasha kuba cyashyira. Undi amubwira ati man bikore fasta ushyiremo uwo mukandara numara kunzirika umukandara uburibwe arigiye buri buze kuba bwashira burashyira uburibwe. Sasa rero ari no bari abantu batafashe makuru neza bakaza kuba babireba gutya bikaza kugenda bityo ari nabyo nakubwiye ngo rwose wowe jya ubanza witegereze ibintu ku bintu mbere yo kugira ukora ikintu wubutse wowe jya ubanza urebe ikintu ugiye gukora ngo ni igiki jya ubanza urebe ikintu ugiye gukora se njye nabanje kuba na testinga jya ubanza urebe ati ikintu ugiye gukora ati iki kintu cyari gisengewe cyangwa se ikintu ngiye gukora nashishoza. Uyu nguyu ni gutya yamuziritse umukandara akimara kumuzirika umukandara wiwe arawumuzirika rwose w'umusirikare kugira ngo waranyine ubwo buribwe bugira ute bwabasha kuba bwashira nubwo buribwe nibushira uriya rebe ko yabasha kuba yagira ute yakoroherwa. None bari abo baketse nawe bakeka ibintu bibi bakora ibintu bitari byo bakora ibintu bitabareba. Sasa rero undebere ni kuri akuntu ibintu byagenze rero ni kuri akuntu ibintu byagenze ni nuri aka gafilime rwose katangiye kugenda gatangira kugenda kagira ahantu uburyohe rwose nagira nkubwira ngo nimuze gutera kandi subscribe hano ngaho kugira uzajye ubasha kubona izindi videos nk'izi nyagasani. Abangaba rwose ni gutyo batangiye kugenda babwira ibintu undebere abangaba baravuga ati none mwebwe ku kimwe mudushinja ibintu kandi nta bintu twakoze ati twe twaratabaranye ibintu bikora kuri abo ngabo byatangiye kuba byabacanga batangira kuvuga ati ako mwebwe nimwe mwaduhemukiye mwe mwashatse kuba mwatwicira ibintu mutwicira gahunda y'igihugu twari dufite misiyo twari dufite igihugu ntimwayubahiriza. Sasa rero mwebwe muri abo guhano umukobwa natangiye kureba uyu musore aramubwira ati wana atuze n'ikindi uziko ari umuginga wanyoheje wana uziko umuginga atumye nkora ibintu ngiye nari nagateguye ati ibintu nakoze mwanjyanye mu ntago ngiye nari mbirimo kabisa atoya ibintu mwe mwanjyanye mu ntago nari mbirimo. Undi aravuga ati none mwe mwaje muri ifata kugira muze mubaze ikintu mwebwe mwagiye muhita mukora iki muhita mugikora uko ari mwebwe ati wana atuze n'ikindi ntago kira kintu mwagombye kuba mwanaragikoze ariko mwe mwaraje mukagira ute mukatubaza ndaza kuba ibimenyetso byose bigaragaza yuko ibintu mwe mwadushinjije ndetse no kugira mwe mujye kudutenguha ibyo bintu atari byo kuko kandi bitabaye. Umukobwa aravuga ati wana uziko tubuze icyo twakora ahangaha. Sasa rero bazi ikindi kimenyetso ahangaha uko baka abasirikare hano bari bameze gutya bari barimo nyine nguyu yarimo arira uyu nguyu kuko uriya twari twamaze kubona ikintu cyamuriye ku kaguru ahangaha arimo aragira ute aramufashe nyine nk'umusirikare bajyanye ku rugamba. Umukobwa na hano yaragize ute yarabyiboneye aravuga ati nta kindi kintu barimo bakora barateretana nta kindi kintu hari wambwira ngo baba bakora. Sasa rero uyu nguyu yakomeje kugenda amwereka utuntu tugiye dutandukanye twinshi cyane uriya mukobwa ntumbaze ngo ni igiki azanye undebere hari ikintu afashe ariko iki kintu afashe ntabwo turamenya ngo ni igiki afashe
nyagasani. Uyu nguyu ni gutya yaje gake gake azi inyuma y'aba ngaba bimereye neza rwose, bameze neza, baratuje, bari mu mahoro, nta kibazo na kimwe bafite nk'abasirikare bagiye kurwana ku rugamba, bafite umutekano ahantu noneho bari, nta n'ikintu kigeze kiba. Umusirikare hano nawe rwose barakwereka yari afite ikintu bita ibiti byiwe, ntumbaze ngo abijyanye ese uriya agiye gucana izahe, agiye guhinga izahe. Uyu mukobwa nawe hano rwose yaraje arapfukama, undi nawe arabireba ahangaha. Sasa rero arabireba, ndebere arimo arabireba uko byagendaga kose, arabireba ntumbase ngahangaha araza kurikiraho iki ngiki. Icyo twe twamaze kubona neza ngo twamaze kubona yuko bariya bakobwa n'umuhungu batangiye biriya bintu, ntabwo biriya bintu bari babirimo, ahubwo ni ibintu bagize ute babashyizemo, banarababeshera bababwira ibintu bitari byo. Uyu nguyu rwose yarashe arabegera hano, sinzi ikintu yafashe arimo gushyira muri kiriya gikapu, ni ya nzoka nyagasani. Uyu mukobwa ukuntu ari umugome, noneho we yarashe afata iki snake, mu gufata snake ayishyira mu gikapu nyagasani. Ari naho he iriya nzoka yahereye igira ute irya uriya musore nyine to, ariho yahereye iriya nzoka irya uriya mukobwa iriya nzoka yamuriye ni uriya mukobwa mugenzi we wagize ute wayimushizemo. Gusa nubwo biriya bintu byabaye aba ngaba bari banakundana, nubwo batari bakabikoze, uyu mukobwa yaje kureba ukuntu shiriwe arimo akora n'ibintu n'uriya barimo baratiretsana. Uyu mukobwa arafora avuga ati ngomba gushyiramo inzoka, iyi nzoka igomba kugira ute kuza ikaba yabasha kuba yakurya, we wamuginga ni hahandi nagucakiye, iyi nzoka igomba kuba yagufata. Sasa rero uriya yarakomeje, nk'uko gukomeza kwe uyu nguyu yarongera azamuka iki kizimbabwe, aravuga ati wana ati ibyo mwakora byose, icyo mwakora cyose ndabizi neza rwose, ntago muzigera mu bana. Umusore anabireba aravuga ati biriya bintu bibaye ni ibiki wana, ati biriya bintu bibaye ni ibiki. Aba ngaba ni abasirikari baba bibanira mu gisirikari, baba baragiye nyine mu kurwanira igihugu, undebere. Noneho rero icyakurikiye uyu nguyu aravuze ati mwana uzi n'ikindi se, ati ibintu byose byabaga ati twarabibonye, mwabasha kuba mwagira ute mwaza kuba mwadutega inzoka, ati buri kimwe cyose urumva ko ari mwe mwagize ute mwakigize uruhare, ati wibuke neza yuko ibintu byose mwakoze mwabigizemo uruhare. Uyu nguyu yakomeje kugenda abashinja amagambo, agenda abashinja amagambo rwose. Aba ngaba rwose mu kujya kubyumva bumva bagize ute bari gutsindwa. Uyu musore yatangiye kuvuga ati sheri, ati ni gutyo byagenze, ati nimba ari gutyo byagenze rwose, ati nta kibazo na kimwe. Uyu nguyu umukobwa arakomeza mugenda mutotsi aravuga ati wowe uri muri jingi iki mwana, ati niba barabanye bihore natwe reka tubane, ati reka tubane man, ati reka tubane ubihorere bagende baje kuba kwabo, ati urimo urabahendahenda iki, ati nimutoke sha, ati ubundi mwe nimugende kwanza, ati nimugende. Umusore none ntago abyumva, nta na gato ntago abyumva, ntago yumva uburyo ibi bintu byaba byabasha ko byagenda, ntago yumva uburyo umukobwa yakundaga ari we bagiye gutana akajya kubana n'undi batari bateganyije kubana. Reka ntibinamba wapi. Sasa rero ngubu yarakomeje kugenda amubwira ati mwana atuzi n'ikindi se, ati we mwabaginga, ati mwana mwe muradustressa, nimukore ibyo murumva cyangwa se niba ibintu mushaka gukora mutire mubikore, mutaye nyine to mwatake mu mucishe namwe muzagenda mubane sha, naho badahamba mwana, naho badahamba muzagenda muzabana. Reka nkubwire ngo natwe aka gafilime reka tukageze ku musozo, ari natwe tugasoreje. Ndagira mwabonye ukuri, mwabonye buri kimwe cyose cy'ukuri yuko uyu mukobwa ibintu yakoze yari yahubutse, n'uyu musore ibintu yakoze yari yahubutse. Birangiye aba ngaba rwose basubije nyinshi amagambo, batangiye kugenda bagira ute bacocorana. Ndabakunda cyane, ciao ciao.